ndagira ngo none mu izina rya Yesu Kristo nanjye nerekeye ivure ndavugana n'umutima wawe wowe wari hebye kubera abana kubera urugo kubera famiye ufite umuboro n'agahinda uribaza ngo bizagenda bite ariko Imana ironke insira Imana yirongeye igitambo ije gutesha agaciro buri mukoshi wose tope ene kosene mandele enewa zene mandele bo Mbichini Imana ibwiye Imana irambwiye ngo nta murozi uzagushobora Imana irambwiye ngo intambara urimo Imana zigusohoyemo Imana irambwiye ngo amatiku y'abana ateye agaciro Imana irambwiye ngo iguhuje n'ibyawe ntukarambwiye ngo humura ni wowe utumye Imana iza Imana imagiye kuza kugutera kudebo ene kosia kugutera ikinya bitewe n'ibintu uri gucamo ntabwo uzongera kubabazwa nabyo ndagira ngo mpande uri umuntu uri kuri mirako agira mpande umuntu kuri kama rya Kalvari ndagira ngo mpande umuntu uri kungurikirana aho waba uri hose intambara siza lebo ene koste de pa meniwa Shuti za Kalvari Crown Ministry, shuti za Blessing Miracle, shuti zikamba rya Kalvari. Nyemere masuza abakristo ba Blessing, abantu bakunda Blessing, Imana bahumugisha. Reka suza umushumba wa Blessing ahari shimiye, ndakunda cyane ngira ngo urabizi. Ari umugabo we yankunda kubera ko nagiye ngo boneraho ari byinshi umuntu yakwigiraho. Niyo mpamvu rero vuga ngo Imana igumugisha shimiye aho uri Butare Imana igumugisha ngaho rero ndi kuri Blessing Miracle kandi nkaba ndi kwikamba rya Kalvari TV twagize urugendo rero rw'amasengesho tugerageza kujya hano biti Rubavu mubona ni kuri Brasserie Nyamyumba niyo mpamvu Imana iduhaye ubuhanuzi bukomeye muri umugoroba ku buzima bwawe nyemerere manze suze cyangwa shime gushima ntabwo ari icyaha gashimira abantu badufata amaboko gashimira abantu bafite umugambi mwiza cyangwa ishyaka ryiza gushikira umurimo w'Imana gashimira abantu bavuga ngo nago twabireka gutyo katubashyigikire abashigikiye shimiye Imana ibahumugisha abashyikira Imana ibahumugisha tanga icya 10 n'amaturi Imana ibahumugisha kandi rekashimira abantu bafite umugambi wo gushikira bifata amaboko bino bintu tubamo ni ngombwa tubona badushigikira Yesu agumugisha rero gasuza abantu bari muri diaspora Amerika, Canada, Bwongereza, Ubutaliyani, Rwanda, Burundi, Tanzania, Afrika y'Epfo, Malawi na Zimbabwe n'abandi mwese. Mande enye z'isi amajyepfo amajyaruguru, burasirazuba uburengerazuba. Shalom, shalom. Brasserie Nyamyumba mu mujyi wa Rubavu. Shalom, Ruhengeri, Musanze, Butare. Shalom, shalom. Kongo, Burundi, Tanzania. Shalom, shalom. Mungu awabariki sana na Mungu apewe sifa. Watu wa Kenya, Nairobi, Mombasa, Mungu awabariki sana. Imana ibahumugisha. Reka rero tuganira amagambo y'Imana n'ubuhanuzi bukomeye. Imana imbwiye ngo nze ngubwire ko Imana ikwibutse. Ntabwo nzi impamvu Imana ikwibutse, ariko hari ikintu wakoze, hari ishaka umuhati, hari ariko Imana yambwiye ngo ndi hano kuri amazi ngubwire ngo Imana nakwibutse. Ikwibutse gukuraho urupfu, ikwibutse ngo gukize kanseri, diabete, hepatite, irakwibutse ngo ikubakire wambara imbete, wambara ikanzo. Imana irakwibutse. Imana urakoze, ndagushimye kubwa Blessing Miracle, kubw'ikamba rya Kalvari TV, kubw'umwenda twako subscribe, share, comment, kubw'umwenda tushigikiye umurimo. Ndagushimye kubw'umugambi mwiza kutuvana Kigali, Butare, Ruhengeri, tugera hano Musano, Kigali, hano Rubavu. Urakoze mwami, wakoze ibikomeye mu rugendo rwacu. Reka rero amavuta yawe kuri nje n'umwenda tudukurikiranye. Ari muri saro, ari mu modoka ajya ku kazi, ari marabyutse araryamye, umuhumugisha gufunguriza icano no kureba inyigisho mu izina rya Yesu. Amen. Kabuse tubandana amagambo y'Imana. Biravuze ngo ni Yesaya 38. Imana intumye ndasoma amagambo abiri yonyine ndagize mvuge icyo Imana yambwiye ku buzima bwawe. Hezekiya ngo yengorega imyaka yo kubaho. Hezekiya yengorega imyaka yo kubaho. Niyo mpamvu Imana ikongera imyaka yo kubaho. Ati bitwaye turi hano nyine kubgawe Imana igumugisha. Yavuze ngo muri yo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa, buceye umuhanuzi Isaya mwene Amosi aramusanga. Haleluya, haleluya. Amubwira ati witeke Imana, aravuze ngo tegeka inzu yawe kuko
utazakira ahubwo ugiye gutaha. Nuko Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka uyu munsi wibuke ko nagenderaga imbere yawe mu by'ukuri mbere yawe n'umutima utanduye nakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane. Maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti subirayo ubwire Hezekiya uti Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi yavuze iti numvise gusenga kwawe, mbona amarira yawe n'umubaba no kuba mbona amarira yawe kubaho kwawe nzongera indi myaka 15 kandi nzagukizanya n'uyu murwa mbakize umwami wa Shuri nzawurinda. Iki nicyo kimenyetso Uwiteka aguhaye gihabwa yuko Uwiteka azasohoza icyo avuze. Imana ishimwe. Ngaho rero reka manura ya magambo nubwo bitoroshe guhanura mu gihe nk'iki, ariko ntabwo niteye kubyakubabaje, ntabwo niteye kuri fiasa yawe yapfuye, ntabwo niteye kubakwanze, ntabwo niteye uburyo umaze imisi udepoza bikanga, ntabwo niteye uburyo uri kurira mu cyumba cya wenyine, ntabwo niteye ku mugabo utakikuvugisha, ntabwo niteye ku bana barwaye, ntabwo niteye ku bukene na divorce ni rubanza, ahubwo niteye ku Imana ivuze. Kuko uburemere bw'Imana ivuze buri hejuru y'ibyo abantu bakuvuzeho. Numva neza ubuzima wavukiyemo bwari ubuzima busa nkaho bwiza, ariko gukura kwawe bigenda bihinduka. Ariko kuri tariki ya 24 z'ukwezi kwa 11 2021 ndagira ngo ngwifurize umwaka mwisha muhire, ngwifurize Noheli nziza, ngwifurize kongera guhura n'Imana, ugiye kongera kubona ineza y'Imana. Reka manura ubuzima bwawe kuko igihe kirageze imbaraga zari zaragufashe zikurekure wijyane. Imbaraga zari zaragodeba enekota deba zikurekure wijyane. Twasomye ijambo ry'Imana biravuze ngo nuko Yesaya ajya kubwira Hezekiya hatiraga iby'inzu yawe ugiye gupfa, ugiye gutanga. Biravuga ngo nuko Hezekiya yerekera ivure, nanjye nerekeye ivure nonaha. Imana imbwiye ibintu bikomeye mu busabusa n'Imana ko imigitangaza. Maze iminsi urufitaga n'umubabaro, waranzwe, waratawe n'umuntu ufite kwitaho, uragerageza bikanga mu rugo rwa n'induru, ariko Yesu akuntumye. Haleluya. Ugiye kubona neza y'Imana, ugiye kubona kuri neza y'Imana. Reka ngo ubwire mwene datungurikiranye Uwiteka kuntumyeho, ndagira ngo manura ubuzima bwawe. Igihe kirageze ngo umuvumo uhinduke umugisha, igihe kirageze wakira neza y'Imana. Nyuma gusenga Imana yambwiye ngo mbwire abantu batakaje icyizere, Imana ibagaruye icyizere. Nyuma gusenga Imana yambwiye ngo ningubwire ngo ntabwo bakwemera ariko Imana ije kukwemeza. Ndiyo gusenga Imana yambwiye ngo iyo ndwara wese kukwica ugiye gukira, ugiye kubona ubuzima, ugiye kubona amahoro, ugiye gutabarwa n'izina rya Yesu. Ndumva Imana ivugana nanjye. Hari ibintu bikomeye wagiye ucamo, hari ubuzima wagiye unyuramo, agahinda ku rugo, agahinda ku bukene, mashuri warayize, waragerageje biranga, ariko Imana ije gukora ibitangaza. Lebo enekose deba enema. Ndumva Imana ivugana nanjye, ndumva Imana ivugana nanjye ngo mbwire uyu muntu umaze gutakaza icyizere, Imana imugarura icyizere. Nagiye kubona mbona abantu benshi barimo bariruka, ngiye kubona mbona Imana igukuye mu bantu birukaga badafite inzira, mbona Imana iguhaye inzira. Numva Imana irambwira ngo itanze inzira, numva Imana imbwira ngo hari umuntu ushaka guhindura umujyi, Imana iguhaye impamvu ihindura uwo mujyi. Imana igukuye mu mujyi waririyemo ikugeze mu mujyi w'umunezero. Wakundanye n'umuntu kuri Facebook, ariko muri imisi yarakwikase, ariko Imana yongeye kumuhagurutsa. Iki kintu Imana yambwiye ngo uryamye ugira umubabaro n'agahinda, uririra mu buriri, ariko wakire kongera guseka. Hari telefone ugiye kwakira, telefone y'umugisha. Reka ngo ubwire ndiho ndumva ijwi ry'Imana byakomeje kunganiriza. Ibyawe byari byarasenywe, bisenywa n'abadayimoni, urakandamizwa, ufatwa je. Ariko ngo Yesaya ngo arugaruka amubwira ngo kubaho kwawe ungiye kubaho,
ndagira ngo ubwire ngo Imana iguhaye kubaho, Imana iguhaye ubuzima, Imana iguhaye agakiza, Imana ihinduye urugo rwa, Imana ihinduye abana ba, mu izina rya Yesu. Dayimoni kwicariye, dayimoni kurwanya, dayimoni kubuza amahoro, Imana ikubisa hasi imbaraga za nyoko bukwe, Imana ikubisa imbaraga hasi za so bukwe, Imana ikubisa imbaraga hasi za nyogoshenge, mu izina rya Yesu. Wasengeye ahantu uhava wakomerekeye, wahuye n'intambara nyinshi umurimo w'Imana, le ene kosate leba enewa, ndumva Imana imbwira ngo akira umutaka, ndumva Imana imbwira ngo irakurwaniriye, ndumva Imana imbwira ngo iguhaye imbaraga, ndumva Imana imbwira ngo iyo kanseri irakize, iyo diabete irakize, ndumva Imana imbwira ngo iyo mavi ya Imana yagize mazima. Reka ngubwire, ndakureba uri muri Afurika y'Epfo, igihe cyose ugiye kuryama uwo ufite ubwoba bw'urupfu, Imana igukijije urupfu. Ndiho ndareba uyu muntu uri muri Amerika, kwa dogiteri yakubwiye ngo genda ube mu rugo nta gisubizo, ariko Imana iguhaye igisubizo mu izina rya Yesu. Ndiho ndakureba uri muri Canada, urimeze nkaho uri wenyine, umugabo yaragutaye, mwahagurukanye mufitanye gahunda, ugezeyo birapfa, uyu munsi muri gushwana, muri divorce. Imana irambwiye ngo humura, Uwiteka agarutse mu rugo, kugira ngo yubahe ijambo yavuganye nta. Nyamara uwo mugabo uramukunda, ariko kubera ibyari kunyura cyangwa se ibyari gukora, iyo birakubabaza umutima. Vuga ubwire inshuti yanyu, Hezekiya ngo yerekere ivure, atakambira Uwiteka ngo Uwiteka agarura Isha. Ndagira ngo none mu izina rya Yesu Kristo nanjye nerekeye ivure, ndavugana n'umutima wawe, wowe wari warihebye kubera abana, kubera urugo, kubera famiye, ufite umubabaro n'agahinda, uribaza ngo bizagenda bite, ariko Imana yirongeye insira, Imana yirongeye igitambo, ije gutesha agaciro buri mukoshi wose. Tope ene kosene mandele enewa zene mandele bo. Mbikini Imana ibwiye, Imana irambwiye ngo nta murozi uzagushobora, Imana irambwiye ngo intambara urimo Imana izigusohoyemo, Imana irambwiye ngo amatiku y'abana ateye agaciro, Imana irambwiye ngo iguhuje n'ibyawe, Mwuka arambwiye ngo humura, ni wowe utumye Imana iza. Imana imaze kuza kugutera kudebo ene kosia, kugutera ikinya bitewe n'ibintu uri gucamo, ntabwo uzongera kubabazwa nabyo. Ndagira ngo mpande uri umuntu uri kuri mirako, ndagira mpande umuntu kuri kama rya Kalvari, ndagira ngo mpande umuntu uri kungurikirana aho waba uri hose, intambara siza. Lebo ene koste de pa meniwa urwaye ikibyimba, zene kota de ba, ufite gahunda yo kujya kwa muganga, meni kosia urashaka impanga, abana babiri, le kosi de ba eneva nzaho zaragiye, la enewa menivo topiko ya eneva, imbere yawe hari igisibanzira, le kosine mande le vole kide sedeta. Imana igukuyeho umukoshi, Imana igukuyeho umwaku, Uwiteka arakurengeye, tala mazene kosi de paya. Imana ikumbwira ngo ubwire ngo humura, urugamba rwo mu kazi, nambara mu miryango, imbaraga z'Imana ziramanutse, ugiye kubona umucyo w'Imana. Reka wakire kugirwa nezwa n'Imana. Yatabaye Hezekiya nigutaba, yatabaye Hana nigutaba, Sadok na Abednego nigutaba, kuko kwerekera ivure ngo wibuke kuragenderaga imbere yawe, ongera ugendera imbere y'Imana, ongera ukizwe, ongera usenge, ongera wizere, ongera wakira amavuta masha, kugira ngo Uwiteka kugirire neza. Ngaho wabwo umugisha, kandi amavuta y'Imana abe ku buzima bwawe. Ubuzima bwawe bwari bwaracuramye, Imana irabucurukuye, bakurogeye mu giti cyavuka, bakurogeye ahantu, bagutwaye ubwenda w'imbere, bagutwaye isura, batwaye imisatsi, batwaye inzara, bagushize ahantu mu kameze k'akabindi k'agacumu ukuntu ndeba, ariko Imana ije kugucingurira ubukwe. Ndabona ugiye gukora ubukwe, ndabona mariage Imana yigezeho, ndabona Imana igukuye igikomere, wahura n'abantu b'umubabaro gusa, bakubita umutima barabushwanyaguza, ariko akira kubakwa, akira gukomera mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, akira kongera kuba umuntu. Imana iguhinduye umuntu. Ikindi ndashimira Imana ku buzima bwawe, Imana ibukuye mu rwobo rw'umwanzi, Imana iguhaye agakiza, Imana iguhaye imbaraga, Imana iragukomeje. Ndagukunda kandi ndagusenga uko bukeye nuko bwije, kugira ngo usengere Imana. Imana mu izina rya Yesu, nirukanye kanseri, nirukanye hepatite, nirukanye indwara, nirukanye abazimu n'abadayimoni bo kwa nyirabukwe na sebukwe, nirukanye abazimu n'abadayimoni mu bera imbogamizi, nirukanye abazimu n'abadayimoni b'ubukene, abazimu n'abadayimoni b'ubukode, abazimu n'abadayimoni bo gutandukana, abazimu n'abadayimoni ba divorce. Bana nyemera amavuta y'Imana, uko watabaye Hezekiya final abari kumutabara kubw'umugambi mwiza umufitiye.
ukomeye reka amavuta yo gukomera abe ku buzima bwawe soma ijambo senga kiranuka uzagera ku ntego ndagukunda ari Pastor Steven 0788 4 twasengana 0788 3 twasengana icyo ngubwiye nuko Imana ivuganye nanjye ngo mu rupfu n'Imana iguhaye ubuzima n'izina rya Yesu amen.